Inshuti bavandimwe, reka nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Twongeye guhurira muri wa mwanya mwiza rero, umwanya duhuriramo tukijyana twebera mu ishuri ryo ku isabato. Reka rero dushime Imana itugejeje muri uyu mwanya kubera ko nta wundi wahatugeza. Mbifurije kandi rero isabato nziza. Tumaze iminsi cyangwa icyumweru turi kwiga icyigisho cya kane. Icyigisho cya kane cyatubwiraga icyaha mu itorero ry'i Korinto. Paulo acyari muri Korinto. Paulo yababwiye ubutumwa, amatorero arashingwa, akomeje kuyabamo, ariko amatorero ari kwanga akajya mu byaha, ndetse ngo ibyaha by'urukozasoni. Twabonye icyaha cy'ubusambanyi cyakozwe. Noneho Paulo amaze kumenya ko cyakozwe mu itorero, twabonye ukuntu yacyashya abantu batacyashya icyo cyaha, ahubwo bishimaga ko babaye intwari kubera ko umwizera mugenzi wabo yakoze icyaha cy'ubusambanyi, ndetse ubusambanyi ngo bw'indengakamere. Twabonye ko ngo yasambanye n'umugore wa se, ariko noneho ngo abitorero ngo barishima rwose ngo kubona barashoboye kwihanganira kubana na wa muntu wakoze icyaha ntibamuhane. Paulo yabajwe n'icyo cyaha cyakozwe, ariko cyane cyane agiye kubazwa n'abakuru, cyangwa muri make abayoboye itorero bananiwe gucyaha icyaha cyaha. Yababwiye rero ukuntu bagomba kwitwara igihe habonetse icyaha nk'icyo mu itorero, ari ku bayobozi n'abayoborwa. Kandi noneho rero icyigisho cyarangiye Paulo atanze umuburo ukomeye cyane wo gutuma icyo cyaha cyo gusambana kitongera kuboneka mu bantu b'itorero cyangwa mu bo twita bene data, kubera ko niba twaraguze amaraso ya Kristo twabaye bavandimwe twese. Nuko rero twagombye kuba bene data koko b'ukuri, atari bene data b'ibinyoma. Muri make ibyo dushobora kuba twizera tukanabikurikiza tukabishyira mu bikorwa, kugira ngo n'abatureba hanze koko bamenye ko dufitanye itandukaniro, bifuze gusa natwe. Paulo yatanze inama zitandukanye zituma abantu badashobora kongera kwishora muri icyo kibazo cy'ubusambanyi. Arabakiguyemo, yatanze inama ukuntu bashobora kukivamo, ndetse noneho rero n'itorero muri rusange ukuntu twakwirinda iki cyaha cy'ubusambanyi. Muri make bireba umugore, bireba umugabo, bireba umukobwa, bireba umuhungu, bireba buri muntu wese uri mu itorero, kubera ko twabonye ko twese Kristo adushaka. Umuti yatanze n'uruhe, cyangwa urukingo yatanze n'uruhe? Yatanze urukingo ruvuga ko aho twagombye kuba turi hose, umukristo aho ari hose yagombye guhora azirikana ko yuhagijwe amaraso ya Kristo, tukamenya ko n'ubundi ayo maraso ariyo yatwejeje, kandi tukamenya ko Kristo yadutsindishirije. Twagomba gutsindwa kubera twari twaba abanyabyaha, ariko aradutsindishiriza. Muri make twagombye kumenya icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero, twagombye kumenya ko turi ingingo za Kristo. Muri make niba turi ingingo za Kristo, ntabwo twagombye kwangiriza ingingo za Kristo. Ikindi noneho rero cya gatatu yavuze ni ugufata umutwe tukabimenya neza, ari mu mutwe ari mu mitima yacu, tugahora tubizirikana ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera. Niba rero umubiri wanjye ari urusengero rw'umwuka wera, ntabwo nagombye gushyira muri wa mubiri cyangwa muri rwa rusengero rw'umwuka wera ibiterekeranye ngo njye mu busambanyi. Oya, ntabwo bikenewe. Paulo yarabyamaganye, ariko ntabwo ari Paulo gusa, Uwiteka Imana ntabwo bikunda, kubera ko ubusambanyi ni ukumubangikanya n'ibyo bigirwamana, kandi ntabwo abishaka. Tugeze rero ku cyigisho cya gatanu. Icyigisho cya gatanu kivuga ngo iki rero? Paulo aravuga ngo mukorere byose guhimbaza Imana. Twari twabonye ko yavuze ko muri make ari mu kurya, ari mu kunywa, ari mu kwinezeza muri ya mikino itandukanye. Twabonye abantu benshi cyane babikoze, barariye, baranywa, bakora iminsi mikuru, ariko ngo byose byaragizaga birangiriye mu busambanyi. Paulo aravuga ngo ibyo dukora byose ibyo dukora byose, arabwira Abakorinto, ariko natwe umunsi wa none natubwira ngo nuko ibyo mukora byose rero ngo mubikorere byose ngo guhimbaza Imana. Niba ari ukurya, niba ari ukunywa, n'ibindi byose tubikore guhimbaza Imana. Reka turebe isomo ry'icyo kwibukwa, tuzarebera hamwe icyo tuzakomeza kwiga muri iki cyumweru cyose. Ryanditswe mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 10 ku murongo wa 31. Ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ni isomo rindeba, ni isomo rikureba, ni isomo rireba twese, ni isomo rireba umugenzi wese.
mbere kugira ngo dukomeze rero reka tubanze dusenge Imana. Data dukunda, mwami mwiza, umurengezi w'ubugingo bwacu, uwo uvuga bikabategeka bigakomera, turakoretse ngo wongere uvuge mu bugingo bwacu kugira Data mwiza ngo ibyo ushaka aribyo bibaho nkuko ubyifuza, kuko uri Imana iyumva kandi igasubiza. Turagusabye rero kugira ngo ubane natwe muri iki cyisho tugiye kwakira iki cyumweru. Data wera, twe kuziga dukoresheje ubwenge bwacu, ahubwo Data mwiza ubwenge bwaje nubwo dusigaye kugira ngo buzatubane kugira ngo tumenye icyo twifuzaho. Tubigusabye byose mu izina rya Yesu rero, amen. Mukorere byose guhimbaza Imana. Nk'uko twari tumaze gusubira mu cyigisho cyaranze icyumweru cyashize, reka twibukiranye ko icyo cyigisho cyabonekaga mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 5 kuzageza mu gice cya 6 ndetse n'icya 7. Twabonye ibyerekeranye nyine nabwo busambanyi bwabonetse muri Korinto, ariko noneho ntabwo twari twarangiza inama Pawulo atanga zose. Turakomeza n'ubundi rero, turakomeza turareba mu gice cya 8 kuzageza mu cya 11. Tuzahareba muri make dukomeje nyine mu rwandiko rwa mbere birumvikana. Urwandiko rwa mbere rero rw'Abakorinto mu gice cya 8 kuzageza mu cya 11 hasoza cya kiganiro cyangwa hasoza cya gitekerezo cya bwa busambanyi twabonye bwabaye mu gice cya 5 kugeza mu gice cya 6 kandi twabonye mu cyumweru cyashize. Ubwo rero mu gice cya 8 n'icya 11 kizarangira turi gusoza muri make iki gitekerezo twabonye cy'ubusambanyi uko byagenze. Kandi noneho rero tuzanatangira Pawulo atwereka cyangwa aduha ibisubizo by'ibibazo bimwe na bimwe Abakorinto bibaza n'ubundi kuri ubwo buzima barimo bwo mu itorero. Twibukiranye ko Pawulo yasanze muri Korinto aha huzuye ubusambanyi, huzuye gusenga bigirwamana, hari huzuye byinshi cyane. Twibuke ko Pawulo aragiye no kudevya avuga ati ubusambanyi burakabije hano, nzabigenza gute? Bigirwamana ubusambanyi nk'ibyo yarahunze n'ubundi yarasize muri Atene birimo, none n'ubundi yongeye kubisanga hano. Ariko noneho yaratangiye gushaka kugira nk'ubwoba. Umwami Yesu ngo aramubonekera amubwira ngo Pawulo ngo oya, ngo humura, ngo vuga, ngo ntutinye, ngo uvuge, ngo we guceceka kubera ko ndi kumwe nawe, ngo kandi nzakomeza kubana nawe, ngo kandi muri uyu murwa ngo harimo abantu benshi cyane. Muri make yari afite abantu benshi cyane barimo ashaka ko uwo n'Umwami Yesu ashaka ko Pawulo azabagezaho ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Bwundi twabonye ko ubutumwa bwiza bw'umusaraba kuko hari ikintu gifite agaciro cyane ku bakizwa, ariko ku barimbuka twabonye ko ngo ari ubupfu. Nuko rero Pawulo azasubiza ibibazo byinshi byerekeranye rero niyo Abakolosayi Abanyakorinto bafite. yashubije icyo cy'ubusambanyi. Tuzareba noneho n'ibyo by'ibigirwamana uko bizagenda. Turazagiza iki cyumweru cyangwa icyisho cy'iki cyumweru dusobanukiwe nabo inama yabahaye. Imiterere rero y'uruhererekane rw'ibivugwa mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 7 igaragaza ko ari ubusambanyi ndetse no gusenga ibishushanyo byose ngo ni izingiro. Muri make bifitanye isano byanze bikunze. Izo ngingo zombi uko ari ibiri ntabwo zitandukana, zifitanye isano, ubusambanyi ndetse no gusenga ibigirwamana. Twibuke ko no gusenga ibigirwamana ni ubusambanyi mu buryo bw'iby'umwuka, kubera ko ni ukuwangikanya Imana n'ibigirwamana. Aho kugira ngo dusenge Imana twasenga ibigirwamana, muri make ni ukuyibangikanya rero n'ibigirwamana. Gusambana rero no gusenga ibigirwamana byose ngo ntabwo bitandukanywa. Mu Isezerano Rishya hakunze kwerekanwa ko gusenga ibigirwamana n'ubusambanyi ko bifitanye isano ijya bugufi. Hari amasomo atandukanye ashobora kuzatwereka ku musomyi, azatwereka ukuntu ari gusenga ibigirwamana ndetse no gusambana ko byose bifitanye isano. Ndabigiga kugira ngo umuntu nabona ayo masomo ngiye kureba afata agakaramu yandike, ndetse yongera asubiremo ayo masomo, azasome neza, azamwereka uko ari ubusambanyi ndetse n'ibigirwamana ko byose bidatandukanywa, ko bigendera mu gatebo kamwe. Isomo rya mbere tugiye kurireba mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 21 mu rwa 25. Iri ni isomo turayisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 mu rwa 20 na 29.
turareba no mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 6 umurongo wa 9, twongere turebe mu Befeso mu gice cya 5 umurongo wa 5. ubwo buri wese azahasome. Utazi gusoma natekereza ko naho muri nayo tuzamusomera. Noneho turebe no mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 5, mu Byahishuwe 21 umurongo wa 8, ndetse no mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 15. Ayo masomo yose turasanga nituyasoma cyangwa nuyasoma uzasanga ko iyi ngingo rwose y'ubusambanyi cyangwa no gusenga ibigirwamana cyangwa ibishushanyo ko bifitanye isano ya hafi. Muri rusange rero mu gihe mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 5 kuzageza mu gice cya 7 Pawulo ahanganye n'ikibazo cy'ubusambanyi, twabonye kwanganye n'ikibazo cy'ubusambanyi. Noneho mu rwa mbere rw'Abakorinto rero mu gice cya 8 ndetse kuzageza mu cya 10 hari ikibazo noneho rero cy'ingenzi ahanganye nacyo, aricyo kibazo cyo gusenga ibigirwamana. None se Pawulo ko yakemuye kiriya kibazo cy'ubusambanyi, akabagira inama ukuntu bagomba kwitwara hagati muri bo, akabagira inama ukuntu bagomba kwitwara hagati yabo n'abazengurutse, akabagira inama ukuntu bagomba kwitwara mu kurengera ubusugire bw'itorero kugira ngo itorero abapagani badatuka izina ry'Imana kubera kwifata nabi. Yavuze ukuntu niba hari imanza ziri hagati muri bo, wenda ibintu batumvikanyeho, imanza zigomba kuba hagati muri bo ariko ntibazijyane mu bapagani. Byose twarabibonye. Noneho kandi yongera kugira itorero ko twamaze kwibona ko imibiri yabo ari insengero z'Umwuka Wera, tubona ko ari ingingo za Kristo, kandi tubona ko bagomba kuzirikana ko Kristo yabaguze igiciro cyinshi, ko yabesheje. None rero tuzabona muri iki gice noneho rero mu gice cya 8 kugeza mu cya 10 tuzareba noneho Pawulo kuri iki kibazo cyo gusenga ibigirwamana, arabaha inama noneho ziheza kugira ngo ibigirwamana babigefite cyangwa birinde iyi ngeso cyangwa uyu muco gusenga ibigirwamana, kubera ko twabonye ko nta utandukaniye n'ubusambanyi. Tuzabona rero ko umuntu ashobora kuzibukira gusenga ibishushanyo binyuze mu gukorera byose mu guhimbaza Imana nk'uko twabibonye, mu gukora neza, mu gukora byose bakabikorera mu guhimbaza Imana, niho hazaboneka igisubizo cyo kwirinda gusenga ibigirwamana. Uwiteka rero we twabanye akurinde amatsiko buriya ndayaguteye. Iki cyigisho tuziga ni icyigisho kizagikomeye ariko kiza cyane. Ndatekereza ko kizagira aho kigukura cyangwa kikagira nanjye aho kinkura, kikagira naho kitugeza. Umwami abidufashemo. Ndatudukunda munigeze ubugingo bwacu. Turakunezerewe kandi dukomeje kugushima Nyagasani Mwami, kukomeje kutwongerera ubwenge, ukatwongera imbaraga Data mwiza, ukatwongera n'ubushake Data muri uyu murimo. Uhabwe icyubahiro Data, nakwinginze rero mpera umugisha buri muntu wese Data mwiza wiyemeje kugira ngo dufatanye gukurikirana ibyigisho Data Wera, kugira ngo Data mwiza uko yicara akumva, uko yicara agakurikira Data mwiza agihaguruka hari ikintu yubise cyamufashije. Kandi ndakwinginze Data mwiza abo dufatanyije urugendo bose Data mwiza uzaduha amahirwe yo kubona Kristo ubwo agiye kuzagaruka. Ndakwinginze duhura n'ibibazo byinshi cyane, abahura n'ibibazo by'uburwayi, gupfusha se, kubura abacu, inzara, intambara n'ibindi byinshi cyane Data, ndakwinginze uzaduha igihe tubiruhuka ko tuzabana n'Umwami wacu ubwo agiye kuzagaruka. Niyo masengesho yanjye nsenza nisabiye kandi nsengeye n'unyumva wese mu izina rya Yesu. Amen.